abari amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, tutibagiwe namwe muri mu mujyi wa Kigali. Cyane cyane ariko naba abantu mudukurikirana muri hakurya y'amazi, abo tubita aba diaspora, turabasuhuje cyane. It's your boy Kabastang, tubaye ikaze kuri Deep 5 TV. Today we are on Deep 5, turi kumwe rwose na mwarimukazi wacu, impuguke inararibonye, tubaye ikaze. Murakoze cyane. Okay, twishimiye kubana namwe. Rero uyu munsi tubafitiye ibintu bidasanzwe kabisa, nimuze gucikwa, turi kumwe turakomeza nyuma y'akanya gato. Abadukurikiye, abo dusanzwe tubana aha ngaha, reka tubasabire umugisha, amahoro y'Imana ndabane namwe mwese mukurikiye iki kiganiro. Kabastanga, Karame, witeka umugisha. murakoze cyane. Kandi tuwusangire. Tuwusangire, no. Tuwusangire. Imana irihagije, Imana ifite umugisha mwinshi ku buryo buri muntu wese ifite uwo yamugiye. Okay, ubwira iramu wanje nawe iguhu wawe. Nanjye mu wanjye. Tureke gusangira uwanjye gusa. Reka nta gusaranganya ku Mana, irikwije. Imana yacu irikwije. Ntabyo gusaranganya. Ako kantu najyaga nkunda kugakoresha cyane ahantu henshi, ariko ndumva ubwo muguye. Ndaguhuguye. Nta bintu byo gusangira umugisha wanjye ngo musangire n'undi muntu. Imana iramu wanjye nawe iguhe wawe. Nanjye mu wanjye. Yego. Ariko Karame, umva se, hari ukuntu umukobwa yakundanye n'umusore. Yego. Unteze amatwi? Ndakumva cyane. Uranyumva neza? N'amatwi yombi. Umukobwa yakundanye n'umusore, ariko umukobwa akaba atazi gusoma no kwandika. Umusore we ariko yarabizi. Yarabizi. Yego. Ariko umukobwa atabizi. Noneho biza kugera igihe barashwana. Uranyumva neza? Ubwo byari biturutse kuri inde? Numbaza icyari cyabaye. Byaje mu fight. Okay, ubwo barakundanye igihe kiragera birarangira. Barashwana, ntabwo birarangira. Barashwanye. Yego. Bamaze gushwana, umukobwa yigira inama kubera umujinya, uburakari, aravuga ati noneho rero uriya muturage, uriya muginga agiye kumwica. Utambwira ko yamwishe. Waretse kwihutanga bikubwira. Yafashe umwanzuro ukakaye. Aravuga ati ugiye kumwandikira. Hari kera amatelefone ataraza. Iyi ni muri serie yabayeho. It's a true story. Yeah. Namujya mbeshya. Nino birangije wa mukobwa ko atarazi gusoma no kwandika, siko nayitangiye inkuru. Yego. Aravuga ati rero ubu ngiye kureba mushuti wanjye arafite undi mukobwa inshuti ye. Yego. Amfashe kwandika ibaruwa, mwoherereze n'ikindi gihe nazongera no kuntekereza, singereye kuzongera no guhura nawe. Ubwo muri make yice kuri wa muhungu. Abinywera umuhurwe mbese. Yice kuri ex. Yego. Arakugendeye. Ashyira kugeri, agiye he? Kwa besto cyangwa se ngo numutwini, njya numva abakobwa b'iminsi ngo twini wanje. Ajya kwa twini. Agiyeyo. Agezeyo. Amugezaho igitekerezo cyangwa se icyifuzo, reka bari ko mbivuga. Ati ugiye kunyandikira ibaruwa, nyine ubwo yamuciyemo mu ncamake uburyo yashwanyarashije. Ubwo yarakeneye nyine amwandikire, akajya mudigita undi wakandika ibyo amubwiye. Waretse kwihuta ariko ubwo se byo mvuze. Wambabariye iyo nkuru nkayigwa irashyushye irimo iramye. Meze nka babande bavumbayo bengewe. Urimo kubyina mbere y'umuziki. Okay, nguteze amatwi. Okay, ntega amatwi. Yego. Ubwo aramubwira ati dufitanye ikibazo, byagenze gutya, ndashaka kumwicaho ku buryo naho nzajya nyura. Azajya aca hirya, atazajya anyegera. Nkeneye ko mvira mu buzima burundu. Ngo ni gasopo. Kumuha gasopo, sinumva se nawe ubizi. Wagira ngo byakubaye. Ngo yamaye gasopo, kandi gasopo ni kirazira. Ubwo nawe wambabariye. Yego, nyakugira Imana. Birangije rero wa mukobwa wawe ugiye kwandika ibaruwa ku mashuri ye, ise na nyina bamurihiye. Ababyeyi ba wa wundi barya neza. Sibyo? Iyi nkuru kwirangira uze kumbaza ikibazo. Icy'ingenzi kirimo
burimo kugishaka. None se yarakeneye kubajije itararangira. Oya ariko nawe urabizi ko amatsiko yanjye ari umunsi yagiye kumureba ntazi kwandika agera kwa twine ariko ukuntu bivuzemo none se hanze kwandika ko nduzi uri kuvuga ngo ku mashuri yiwe undi we yarize barya neza ko ndumva ugiye gushyuha umunwa kundeza wambabariye inkuru ko gihita rivuga. Erega nawe hari ukuntu uvuga inkuru ugaca hirya no hino ku mashuri ye yigiye yego iwabo bamurihiye wa wundi iwabo barya neza ubwo sawa ntacyo wumvamo ubwo nugaruka inyuma wumve yuko kuba uri umubyeyi urihira umwana ishuri harimo ikibazo kiri buze kugaragara mu nkuru nk'iyingiyi tugiye kuguha ubwo nawe wa mubyeyi we udukurikiye ukurikiye iki kiganiro uhakura isomo. Ariko babyaroroshye se hari umwana w'umunyarwanda utakijya mu ishuri. Sawa rero ntawe hariko bariya bajya gukora akazi ko mu rugo baba bavuye he. Oya ariko akenshi njye mba mbona ari nk'uburara abari nk'uburara umwana agashaka amafaranga iki nabyo turabigeraho babarira shyiramo inkuru kabiri banze nyirangize. Tuye natangiye kwandika yego bamugejejeho icyifuzo agiye kwandika uwandikisha ati nyandikira ndashaka kwica kuri iyi mbwa ndashaka kwica. Oya ntabwo turimo gutukana turi mu ishuri oyize wikanga nuko uzi nk'umukobwa wakwita imbwa uri umuntu w'umukapo. Ntabwo byaba bimeshe wenda umukapo mugenzi wakwisa imbwa wenda hari ubwo wapfusha ukavuga ati n'umucama mugenzi wawe ariko umukobwa karoti uri imbwa uburenze n'imbwa ahubwo uri imbwa ubwo se nabyita ngo icyo uri imbwa dabo. Tukiri ahangaha nawe kurura umuntu ufite umujinya n'uburakari ariko reba abantu bakundanye ugaruke bashwanye ku karubanda wumve nawe umujinya yabafite. Ariko naranumvise ngo ahantu ngo urukundo rwageze ngo nimba ngo umuntu yaragukunze cyane ngo niyagiye kukwanga ngo akwanga urwango ngo rumwe rutabaho nyine rungana na rwa rukundo yagukundaga umenya ahubwo urwango rwisumbura kuri rwa rukundo. Birashoboka reka tubifate gutyo. Yego umukobwa agiye kwandikisha nyine tugeze noneho ku ibaruwa urupapuro n'ikaramu byateguwe cyane ati andika ndakwiyamye wambwawe wagicucuwe n'ikibi gihe aravuze wandika arimo kwandika arandika mbazo yatangiye yandika ngo iki useka nyine yatangiye yandika wambwawe wagicucu kibura burya ibyo nyine ntabwo ariko yatangiye utambwira ko yayishyiriyemo innovation yose nyine akabicurika ibyari amazi ashyushye akabigira urubura. uko byagenze uwandikaga ni umukobwa warezwe ufite ikinyabupfura ufite n'urukundo muri we ufite disipurine nawe urabyumva umwana wanyuze mu ishuri sibyo ubwo yabuze aho ahera avuga ati umuntu w'abandi ndajya kumwita imbwa gutya. wibuke uyu muhungu n'aba bakobwa babiri bari batuye mu mudugudu umwe bari baraziranye bose sibyo arareba aravuga ati ibi bintu ntabwo nabikora nubwo bashwanye ariko sinabyiza ko abantu bashwana kuri uru rwego bikagera ahangaha kandi urumva uwandikisha we yamaze gufata iki umwanzuro decision yafashe umwanzuro ntakuka sibyo arashaka kwica ku nyana y'imbwa ndoze ku murezi arashaka kwica ku murezi yego ngo n'ikindi gihe noneho uwandika ati kuri runaka mwiza cyane musorte neza musorere yashizemo imitoma njye ntabyo nashobora. None se ubwo uwo mukobwa we wandikaga yari agamije iki? Reka nikubwire ibaruwa yari irimo kwandikwa ntabwo nyir'ubwite yari kuyijyana ngo ayihereze umusore umuntu batavugana arimo kwicaho ukuvuga ngo asa mugenzi we nkamwandikire ibaruwa yamusobanuye yuko agenda akayimanika ku ipoto yari iri ku kayira kajya iwabo w'uwo musore
ikaba itangazo ku buryo umuntu wese ahanyura akabibona yuko ibintu byahindutse. ubwo muri make ntabwo yari ibaruwa yari icyapa yewe anagira ngo amusebye ubwo muri make kumukomesha hatazagira n'undi mukobwa atereta akamwemera. ubwo muri make ni ukumwicira isura. kumwicira isura. noneho rero uwandika ibaruwa harya ubwo yari mubyara w'uwo musore. uwandikaga niwe mubyara w'uwo musore. ati bansebereze mubyara wawe. yes. ingege. reka nyereke ko nizirya neza njyewe nshyiremo ibihabanye n'ibyo yavuze. yanditsemo imitoma. ubwo aho yavugaga ngo ha satani yaravugaga turi imana nzima cyane wabyumvise wagira ngo erega wagira ngo bene wanyu. oya biba byumvikana iyo ushaka kwica ku muntu. mbasi ko inkuru yarangiye. ubwo urupapuro rwanditswemo ibitutsi objectif yari ukwandikamo ibitutsi rwajemo imitoma rugiye ku ipoto. abakobwa baratandukanye. uwandikishije agiye kuryama avuga ati ndamukomye sasa. uwanditse agiye kuryama avuga ati harashya ikaze numva amakuru yamugiye gukora mu babyeyi. ubwo muhise n'umugenzi akanyura atera ijisho ndetse n'ibyari bitangaza. none se ubwo ngubwo nimba bari barashwanye n'abababonaga baravuze ati kwa runaka no kwa runaka barashwanye, ubwo nimba baragiye kubona bakabona inyandiko yuzuye imitoma runaka yandikiye runaka byagaragaye bitebye. uzi ikintu kiri bukurikireho se? uri umusore washwanye n'umukobwa akakwandikira gutyo harabamo ibintu bibiri. bimeze biti ntanakuzanira ahubwo akamanika ku ipoto. harazamo amarangamutima avuga ati uyu muntu banza akinkunda. ongera utangire ujye guhendahenda ujye mu rukundo. harazamo ayandi marangamutima avuga ati ako ngiki kigoryi ni gute ibyacu yabishyize ku karubanda. iki nta bwenge kigira. umujinya nawe wiyongere bivuga ngo inkurikizi ziri bubivemo uwanditse ntizimureba. squat nyine ntabwo n'ubundi baravuga ngo intumwa ngo harya ngo nigire ute. bivuga ngo ni ugutera ibuye mu gihuru kugira ngo wumve ikivumbukamo. ubwo muri make yavuze ati okay yashakaga mutuke reka mutere imitoma nireberaga filime. ubwo muri make no kwireberaga filime. ategereje filime sibyo abyumvise. rero ahangaha ikibazo kirimo n'isomo ririmo dukwiye gukuramo twebwe ababyeyi. ariko ntabwo mbwiye uko byarangiye. uko byarangiye ntabwo mva ko ari fight ariko tukizanye ukuri. ubwo urumva mu by'ukuri byarangiye. erega nta n'uwamenya hari igihe ubwo ngubwo udasoje inkuru hari igihe umuntu yagira ngo uwo musore nawe yari agikunda uwo mukobwa akibona imitoma ahita agenda ati mo bebe. nabirangisha ariko navuze ko icyakurikiye hari fight. ni fight. ubwo uwo musore yavuze ati ariko uyu mukobwa abijyane ku karubanda. bose ntabwo byumva. waba ukunda umuntu niyo waba umukunda rwarakurenze uriho kujya kurushyira papurika sibyo. erega buriya hari n'abantu bakunda atanifuza yuko abantu bose bamenya yuko akunda runaka. n'ubundi nibyo ubundi iyo mwakundanye mukabishyira ku karubanda cyane akenshi birangira nabi sibyo. hari abakwiye kubimenya. hari n'ababyitoragurira babyiboneye gutya ariko atari ngombwa ngo mubibabwire. apana kwa hariya ubwo ni afisaje. kubyafisha afishaje. hariya ubwo icyo si igifaransa ubwo mu ndimi zacu z'ubu no gupostinga. noneho rero umva ngewe wenda nk'iyo muri cyo yanyigishije ku bana banjye nibyariye Imana yampaye ikabona yuko bagomba kuvukira iwanjye sibyo. yego ikamu uburyo bwo kubarera ikazanabakuza ikazabageza aheza ye ntaramenya sibyo. nakuyemo isomo ryo kwigisha abana banjye ku buryo abana banjye bagomba kwiga bakajijuka ntibazajye kwandikisha yabaruwa bakabyikorera sibyo. ako nibyo ariko nanone ako si bongewe nta nubwo numva ko muri uru Rwanda hari umuntu rwose utakijya mu ishuri. reka nkubwire ibyagakwiye. ubu wabura amafaranga 950 yo kwishyurira umwana ishuri akazajya naryo saa sita noneho ku ishuri.
ntago maze numvisha ababyeyi babyishimira bavuga ati ni katati ati byirirwaga mu rugo twabo umva mubwire muvanye muri iyi nkuru uzi ibindi iyo wayumvise iyo nayumvise umubyeyi arihira umwana ajye kwiga sibyo umubyeyi utabikora akaba akurikiye iki kiganiro arimo kwica umwana we kandi nawe arimo kwiyica ubu hari n'ababyeyi yicara akavuga ati ubu sinjye ko ntize sindiho barahari ni ukuvuga ngo barahari yego ariko iyo ni imyumvire ishaje iyo myumvire rero nimba warabayeho nabi uragira ngo n'abawe barage kubaho nabi niyo ngewe nifuza yuko iki kiganiro kigusigira isomo umenye ko kwigisha umwana wawe harimo kumujijura harimo no kumurinda kwandagara ariko ese urumva abo bavandimwe batarandagaye ako nubwo wenda utankomereje story ngo uyirangize nanjye nk'umuntu usanzwe ureba ibintu abantu mfite n'ubumenyi ku kintu njye nahita nishakira kandi nagakushyuha patituyayo kandi urashyuha reka mubwire turayigarukaho mu kanya nta kibazo abadukurikiye mu kanya nimuhaguruka aho ngaho Deep 5